Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi b'ijwi rya Diaspora One Nation Radio, tubaha ikaze mu kiganiro cya none. Nitwa Simon Muhumuza, twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu nk'uko mubizi twibanda cyane muri Diaspora cyangwa se mu ntara ya gatandatu, tukamenya amakuru yaho, tukaganira n'abanyarwanda batandukanye bari muri Diaspora, bakatubwira byinshi mu bikorwa nabo baba bategura, kandi umuntu yavuga ko nabyo bigira uruhare mu guteza imbere abanyarwanda batuye mu ntara ya gatandatu. Uyu munsi uwo tugiye kuganira muri kubona kuri ekara zanyu yitwa Bwana Eric Mazimpaka, akaba ari umwe mu banyarwanda batuye mu muryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi si n'ibyo gusa, Eric Mazimpaka ni nawe uhagarariye urubyiruko rutuye muri Dallas, Texas. Niwe tugiye kuganira, turanavugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Eric Mazimpaka, uraho neza? Tuguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Muraho neza kandi murakoze cyane. Yego yego, natangira nkubaza nti aho ngaho muri Amerika mumeze mute, abanyarwanda muhatuye by'umwihariko muri ako gace utuyemo? Hano muri Dallas, Texas turaho tumeze neza, turi mu gihe cy'ubushyuhe, tumaze igihe turi muri ubwo bushyuhe, n'ubu turacyaburimo, buracyakomeza, ariko ntabwo bitubuza gukora imirimo yacu ya buri munsi. turaho tumeze neza. Yego yego, ngira ngo rero tutanatinze, umuntu yakwibaza uhagarariye urubyiruko rw'aho ngaho, urubyiruko aho ngaho muri Dallas, Texas rwaho rumeze rute? Urubyiruko rumeze neza, ntabwo ari uguhagararira urubyiruko gusa, ni urubyiruko na siporo. Yego Rumeze neza kuko nk'uko mubizi urubyiruko na siporo biragendana. yego Rero tumeze neza, duhora dukora ibikorwa buri mwaka biduhuza muri siporo zitandukanye. Twagiye tubikora inshuro nyinshi, twabikoze inshuro 3 hano muri Texas, tubikora inshuro 2 muri Portland, Maine, tubikora inshuro 1 muri Canada, Montreal. Ni ibintu rero biduhuza nyine, siporo iraduhuza, ikaduhuza n'abo bigeze kuwukinaho kera, tukongera tugahura, tugasabana, tugakina, tukongera tukaganira. Rero urubyiruko tumeze neza rwose, dufite ikiduhuza kandi gituma twongera tukaganira. Yego, ngira ngo ariko n'ubundi hari igikorwa muri gutegura kizaba kuri uyu wa gatandatu, azaba ari tariki 26 z'ukwezi kwa cyenda cyangwa se ukwezi kwa Nzeri muri uyu mwaka turimo 2023. Ni igikorwa nacyo kandi kirimo siporo nk'uko n'ubundi uri kubitubwira. Giteye gite kugeza ubu, imyiteguro muyigeze hehe? Urakoze cyane. Nibyo koko, hari igikorwa turi gutegura. Iki gikorwa cyo ntabwo ari igikorwa gisanzwe, nk'uko nakubwiye ko twari dusanzwe dukora buri mwaka, tumaze igihe kirekire duhura tugakina. Ariko ubwo twahuraga turi abigeze kuwukina, ni ukuvuga ngo abakuzemo, kuko abenshi twakinnye, nkanjye nakinaga volleyball mu Rwanda, nakinnye mu makipe atandukanye harimo APR, KVC, harimo mu mashuri y'amasegonderi ndetse na universite muri KIST. N'abandi rero bagiye bakina mu makipe y'igihugu, bakina mu maklabu atandukanye, twahuraga tugakina. Ariko ejo bundi ku itariki 26 z'ukwezi kwa cyenda twahinduye strategy. Ubu turi kwita noneho ku bana bakiri batoya, ni ukuvuga ngo imyaka 12 kugeza kuri 18, abo nibo bana turi kwitaho. Ni nacyo gikorwa tuzagitangiza ejo bundi ku itariki 26, nibwo kizaba gitangiye bwa mbere. Tuzagitangirira hano muri Dallas, Fort Worth. Tuzagitangira ku itariki 26. Icyo gikorwa kizahuza abana b'amakipe atandukanye kuri no nshuro, kubera ko ari ubwa mbere. Tuzatangira n'amakipe 3, harimo yacu ya hano muri Dallas, harimo iyo muri Austin, harimo ndetse n'iyo muri Portland, Maine.
izo nizo zizakina ejo bundi. yego. Hanyuma mwakise irihe zina kugira ngo wenda n'abanyarwanda bari hirya no hino usibye n'abari aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashe kumenya uko igikorwa cyiswe? Iki gikorwa nk'uko ubyumva ko ari icy'urubyiruko, twagendeye kuri teme internationale y'urubyiruko ivuga ngo green skills towards a sustainable world. So green skills for youth towards a sustainable world. Mu by'ukuri iyo urebye iyo bavuze green skills, ni skills zose cyangwa se n'ubumenyi bwose ubwo ari bwo bwose umwana ahura nabwo amenya, kuko mu buzima bwabo bwa buri munsi baba bari kwiga. Rero ni ubumenyi bwose ahura nabwo ariko buri positive. Iyo biri green biba biri positive. Noneho rero ibyo byose bikazabafasha kugira ngo bazubake isi y'ejo. Iyo aba bana bacu nibaramuka bahuye n'iyo green skills, bizabafasha mu buzima bwabo buzaza ejo, kandi nanone bizanazamura community batuyemo, ko tugize umugisha tukagira isi y'abantu bazaba barazamutse nk'uko aba bana twifuza ko bazamuka, iyo si izaba nziza. Nibyo rero tugamije, twagendeye kuri iyo teme y'urubyiruko. Iyo ni teme mondial y'urubyiruko, niyo twagendeyeho, natwe ntabwo twagiye kure yayo, niyo dutangiriyeho, ni nayo tugiye kuzamukana nayo. Yego. Hanyuma kugeza ubu rero iki gikorwa abantu ukurikije uko wenda bari kwiyandikisha cyangwa se abazacyitabira bigeze hehe? Urabona bari kucyumva ndetse urabona bizagenda neza? Barakuze cyane. Nibyo, abantu urumva, kuko abo dushyira muri iki gikorwa n'abana bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 18. Birumvikana ko abo n'abana n'ubundi baba bahora baba bakiri hafi y'ababyeyi, baba bakiri kumwe n'ababyeyi, baba bakirerwa n'ababyeyi. Byumvikana ko kugira ngo tugere kuri abo bana turabanza tukanyura ku babyeyi. Nicyo rero twabanje tuvugana n'ababyeyi. Ababyeyi babisamiye hejuru, ababyeyi barabyishimira, ababyeyi bashyira hamwe ku buryo no kugira ngo tube tutangiye bigeze aha ngaha, ni ababyeyi bashyize hamwe, ni ababyeyi barebye, bareba ibikenewe, babigiramo uruhare, babigira ibyabo, bituma tubasha kuba tugiye kugera kuri iki gikorwa tugiye gutangira ejo bundi. Abo babyeyi rero bitanze mu buryo bunyuranye, kubera ko umwana nk'uwo nta hantu aba ajya wenyine, aba ajyana n'ababyeyi igihe cyose, ariko bababoneye umwanya, bakora imyitozo, bazababonera umwanya birirwe bakina ejo bundi ku itariki 26, ndetse n'abo bana bazaturuka ahandi nabo, abo babyeyi baboneye umwanya wo kuzafata indege bakagendana nabo, nk'abazaturuka muri Maine bazagera hano ejo kuwa gatanu, bazaza bari kumwe n'ababyeyi babo. Urumva ni ikintu impande zose zagizemo uruhare, ku buryo rero mbona itangiriro ari ryiza. Ndabona ari ryiza kuko abari kubyitabira ni benshi, bigaragara ko n'imbere hazaza abazabyitabira bazakomeza kuba benshi. Ni igikorwa cyiza, ariko noneho nakubaza nti ubundi igitekerezo mujya guhitamo guhuza uru rubyiruko mukavuga muteka turuhurize hamwe, cyavuye hehe? Byatewe n'iki? N'ubundi ko wumva mwari musanzwe mukora siporo cyangwa se ibikorwa bibahuza bya siporo. Urakoze cyane. Twari dusanzwe dukora siporo nibyo, ariko tuyikora ku rwego rwacu rw'abantu bakuru. Abantu bakuru rero tuba dufite inshingano nyinshi zituma tutaboneka muri buri gikorwa icyo ari cyo cyose. Ugasanga uyu munsi urabonetse, ejo urabuze, ejo bundi urabonetse, ejo bundi urabuze, ku buryo kugira ngo duhuze umugambi byadutwaraga ingufu nyinshi. Ikindi kandi nanone ugasanga n'ubundi twigeze gukina umupira, ntaho duteganya kuzongera kuwukina nk'uko twawukinaga mbere. Icyo rero cyatumye dutekereza, naratekereje ndareba, mpereye kuri ibyo, nanone mpereye ko mbona abana bakunda gukina, kandi nanone nabo bari mu nshingano zanjye, mbona ko umuntu atekereje ku rubyiruko rw'abana bakiri batoya bakizamuka,
byatubera byiza. Ubwo rero haza no kuzamo n'uko mu bihe byashize, mu mezi ashize, ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 16 y'u Rwanda, abahungu n'abakobwa, bakeneye bamwe mu bana bari hano muri Amerika, ndetse especially hano muri Texas, kuko abahungu bavuye muri Houston, umukobwa yavuye hano muri Dallas. So icyo rero cyampaye ingufu, bituma mbona ko u Rwanda rukeneye abo bana bakiri batoya. Ndavuga ni rero aba bana hari n'ahandi bari wenda bashobora kuba bafite izo mpano, ariko twebwe tutarabasha kubageraho ngo tuberekane, tubashyire hanze nabo bagaragare. Nibo navuze nti reka dufashe aba bana bafite izo mpano bagaragare, aba batazifite nabo tubafashe, tubatoze, ejo tube turerera u Rwanda rw'ejo hazaza. U Rwanda nirugira abo rukeneramo, ruzaza rubafate, kuko bazaba bafite noneho bababona hagaragara. Niyo mpamvu rero yatumye tuvuga tutereka turebe ko duhera muri aba bana. Birabafasha n'abana ubwabo, nabyo birabafasha kutigunga, kuko bava mu masomo bakaza bakicara mu nzu, akava mu nzu akazasubira mu isomo, akongera akava mu isomo mu nzu. Ariko iyo tubashyize muri zino siporo zibahuza na bagenzi babo, barishima cyane, bituma babona bagenzi babo, bakaganira. Ikindi kandi twanagendeyeho cyo kugira ngo duhuze aba bana, harimo n'icyo kubereka umuco w'iwacu, umuco nyarwanda. Aba bana ngewe uko nababonye, ntabwo nabita ko ari abana, ni abantu bazi ubwenge, kandi umuntu yavuga ko bafite patriotisme kuturusha, bakunda igihugu cyabo kuturusha, bakunda igihugu cy'u Rwanda kuturusha, kuko bo ubwabo iyo babonanye hagati yabo, akabona nguriya ni umunyarwanda, ubona nawe abuze amahwemo, kubona arashaka kugira ngo ajye kumuganiriza. Iyo bahuye rero bakina nka gutya, birabashimisha cyane. Ubu twebwe turimo turategura, ariko abana nibo bishimye cyane kubera iki gikorwa kigiye kuboneraho, kubera ko bagiye guhura na bagenzi babo, kubera ko bagiye guhura n'abanyarwanda bagenzi babo. Ikindi bizatworohereza kubigisha umuco niho tuzaba tubaboneye, tuzabigisha umuco wacu wa kinyarwanda, niho bazajya babonera, niho tuzaba tubabonera, tubereke umuco wacu, tugire ibyo tubereka by'umuco wacu. Yego. Hanyuma urebye rero uburyo wenda mukoranamo n'abandi, ubwo ndavuga wenda n'inzego aho ngaho zibahagarariye, ubwo ndavuga nka ambasade, usibye ababyeyi se zo mukorana mute, se babasha nabo kugira icyo babafasha? Yarakoze cyane. Ambasade urumva, twese niho dukura, niho dukura indangagaciro zacu, nibo babasha kutwegera, bakatuma tubasha natwe kuzisakaza mu bandi bantu. Nibo bakontorora, navuga ko nibo bakontorora ibikorwa byacu. Iyo rero tugiye gutangira igikorwa nk'iki ngiki, ntabwo tupfa kugitangira gutyo gusa. Birumvikana ko tuba twabanje kuganira n'abantu bo muri ambasade. Abantu bo muri ambasade batuba hafi. Ambasade rwose turayishima 100%, ituba hafi, iba iri kumwe natwe. Ibyo dukeneye dutera inkunga. Ibi bikorwa byose dukora, byaba ibya siporo, byaba ibyo guhura kw'abanyarwanda bisanzwe, byaba ibyo kwizihiza iminsi mikuru itandukanye, byose baba baturi inyuma, baba baturi hafi, ku buryo n'ejo bundi rwose bazaba bahari. Kandi iki kugerayo, nta bandi bazabidufashamo na ambasade iradufasha, n'ubundi ni nayo izakomeza ikadufasha. Nabo ubwabo barifuza ko iki gikorwa kiba kinini, kigakura, ku buryo mu bihe by'ibiruhuko bikuru by'umwaka utaha dushobora guhuza urwo rubyiruko rwose tuzaba twaragiye dukusanya hirya no hino, noneho tukarukoresha ikintu kimeze, twakwita nk'ingando, bagakina uwo mupira, natwe tukabigisha imwe mu mico yacu, noneho abana bakongera bagahura. Ibyo rero ni ambasade irabifite mu nshingano zayo, kandi ambasade iradutera inkunga, iri kumwe natwe, inkunga z'ibitekerezo iraziduha, inkunga z'ubushobozi bw'amafaranga irabuduha, icyo tuyisabye cyose irakiduha. Yego, ngira ngo aho naho naringiye noneho guhita ngana, vuga nti usibye wenda kuba ari siporo, ese iyo musoje muteganya ko wenda habaho kwigisha abana bamugana izo ndangagaciro, hari ibindi bikorwa wenda runaka byisumburaho, ku buryo iyo siporo irabahuje, ariko
hari n'ibindi wenda bikurikiye? Ya urakoze kubera ko iyi niyo nshuro ya mbere tugiye guhuza uru rubyiruko. Ah, turifuza ko haziyongeraho icyo gikorwa cyo kugira ngo tubigishe umuco. Tubifashijwemo rero n'abashinzwe izo departema, haba muri ambasade, haba no muri RCA ya hano Dallas, n'izindi RCA zo muri USA. Ah, bari kudushakira inyigo nziza cyangwa se inzira nziza twanyuramo kugira ngo aba bana babashe kumva ibyo tubabwira, kuko urabizi abana bavukiye hano harimo n'abatumva n'icyo kinyarwanda cyangwa se bacyumva gahoro. Turacyashaka inzira nziza rero kugira ngo tuzanyuremo, tubigishe uwo muco wacu, tubigishe buri kimwe cyose, tubigisha bacyumve. Rero nta urumva n'ubwa mbere, iyi ni inshuro ya mbere turi kubikora, turi kubyigaho, ababishinzwe barimo barabyigaho. Bazatwereka inzira nziza yo kugira ngo tubinyuzemo, ariko nta kindi kigamijwe, ni ukubigisha nyine indangagaciro z'umunyarwanda, kubereka umuco nyarwanda, kubereka ibiranga umunyarwanda, ibyo byose. Yego. Hanyuma Amerika ifite leta zirenga 50, urumva nk'uko babitubwiye hari abazava muri leta ya Maine. Kuri iyi nshuro muhereye muri Texas cyangwa se Dallas, ariko noneho se murateganya no kugera mu zindi leta aho ngaho kugira ngo n'abanyarwanda bandi babashe nabo kunogerwa n'iki gikorwa? Ya urakoze, nibyo kuko turabyifuza cyane, turifuza ko bisakara bikagera hose. Birumvikana ikintu cya mbere kibanza ni uko babanza bakamenya ko icyo gikorwa kiriho. Mwebwe rero banyamakuru, mwebwe nimwe muzatubera aba mbere mu kurambagiza ibikorwa byacu bakabimenya. Niba babimenya rero natwe tuzabagana, turabiteganya. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru rifatanije na ambasade, ambasade yatwemereye ubwo bufasha already, yarabitwemereye. N'itangazamakuru naryo turarisaba babisakaze, noneho babimenye. Twatangiye aho bari, nibaduhamagare, nibatubwire ko badukeneye, cyangwa si na ngombwa kutubwira ngo baradukeneye, natubwiye ko bari ready. Niba bari ready, then natwe turajyayo tujye gukina nabo, kuko ni uko nk'uko urubyiruko ruzagenda ruhura. Iyo tworuganije umukino bituma twitegura. Twahereye kuri Maine kubera ko Maine na Texas dufitanye umubano udasanzwe, ni umubano uhoraho mu bikorwa byose. Maine na Texas dufitanye umubano uri hejuru. Niyo mpamvu rero icyo tubatekerejemo cyose duhita tubahamagara, bagahita bitaba. Natwe icyo badutekerejemo baraduhamagara tukitaba. Ku buryo rero niho twatangiriye, ariko turateganya kujya muri leta zose zirimo kominote z'abanyarwanda. Tuzajya dukoresha uko dushoboye, tworganize. nk'ubu tuvuye turi amakipe 3, n'ahandi tuzahora turi amakipe 3, n'ahandi naho gutyo wenda duhure turi 5, abana bahure, ku buryo iki gikorwa kizajya kurangira gihuje nk'abana nk'ijana. Niyo objectif, bari 100. Noneho ku buryo mu biruhuko bitaha abo bana bari 100 tuzabahuriza hamwe, tukabakorera camp, noneho bakajyamo bagakina basket, bakazamura ubumenyi bwabo muri basket, bakanigiramo n'umuco nyarwanda. Yego. Usibye rero kuba nk'uko bivuga hari amakipe atandukanye, ariko se noneho muri iyo siporo mukora, muri iyo mikino, wenda ku biteganyijwe kuri wa gatandatu, ese ni football gusa cyangwa n'indi mikino nayo izaba? Murakoze cyane. Turifuza kuzajya mu mikino yose, ariko iyi nshuro tugiye guhera ejo bundi. Hazaba umukino wa basketball, habe n'umukino w'umupira w'amaguru, soccer. So ni ukuvuga ngo iyo niyo mikino tugiye guheraho, ariko ntabwo ari uko n'indi nayo tuyibagiwe, nayo turayizi. Ino nshuro turahera ko tuzakina umupira w'amaguru, dukine na basketball. Yego. Hanyuma rero ubwo igikorwa giteganyijwe gutangira sangahe, kizabera hehe, kugira ngo umunyarwanda wenda wabasha kwifuza kucyitabira uri aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azabashe kumenya aho muzaba muherereye?
Urakoze cyane. Igikorwa kizatangira ejo bundi ku wa gatandatu. Igikorwa kizatangira saa yine kugeza saa 11, saa 4 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Hazaba hari gukinwa basket gusa. Abana amakipe atatu azahura yose, nyuma abiri ya mbere aze gukina umukino wa nyuma. Hanyuma saa 12 hakinwe umupira w'amaguru uzahuza Dallas na Austin. Iyo ni imikino ibiri, iyo ni imikino duteganije ku wa gatandatu, urumva n'umunsi wose kuva saa 4 kugeza hafi saa 1 z'ijoro. Tuzaba tugikina. Niyo mikino iteganijwe, ikaba izabera hano muri Dallas Fort Worth. Abazahagera tuzakinira muri South Fort Worth, aho basket izabera naho umupira w'amaguru uzabera. Nta rugendo rurimo, ibirometero 3 byonyine kuva ku kibuga kimwe ujya ku kindi. Ku buryo rero bose baratumiwe, hazaze bihera amaso, baze bashyigikire n'urubyiruko rwabo. Kwitabira ni ubuntu cyangwa hari ikindi giciro bisaba? Yego, kwitabira ni ubuntu, nta mafaranga dusaba. Imikino izabera ubuntu. Byose kuko byose ni abanyarwanda babigiramo uruhare. Urumva nk'aho amakipe azakinira hano tuba twishyura, amakipe aho akinira turahishyura. Ibyo byose ni abanyarwanda babigizemo uruhare. Ubwo rero n'ubundi imikino nibo iteganirijwe, ni nabo banagize uruhare kugira ngo ibyo bibuga biboneke. Ntabwo rero twajya kubishyuza, ni ubuntu rwose. Hanyuma nyuma imikino isojejwe mu masaa moya saa 2, tuzatanga ibihembo ku ikipe ya mbere, ya kabiri ndetse n'iya gatatu. Yego, dusoza rero, ni ubuhe butumwa wasorezaho by'umwihariko ku banyarwanda batuye aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Urumva ko mugiye no kuzajya n'ahandi, ariko noneho ushobora no kubabwira kuzitabira. Ni ubuhe butumwa wasorezaho tugana ku musozo? Murakoze cyane. Ubutumwa naha abanyarwanda aho baherereye hose ni uko nibareke dushyire abana muri siporo nk'uko insanganyamatsiko y'urubyiruko. Nibareke tubahe green skills, tubahe ubumenyi bwiza butari bubi. Hanyuma buzabafasha kugira ngo bubake isi y'ejo hazaza, bityo isi y'ejo hazaza izaba nziza. Turahamagarira rero ababyeyi bose aho bari, haba hano muri Amerika, haba no hanze ya Amerika, kureka abana bagakora siporo. Cyane cyane hano muri Amerika, ndashaka kubabwira ko turahari, dufite abatoza babyitangiye batishyuza, kandi natwe turabikora tutishyuza. Nibareke abana tuze tubegere, tubahuze, tubakuremo abakinnyi, bityo ejo cyangwa ejo bundi n'amakipe atandukanye y'igihugu nabakenera azaze abafate, abashyire mu makipe y'igihugu, bajye guhagarara u Rwanda rwabo. Nibabaduhere abana, nibabareke rwose, nibabaduhe, turabasabye. Abana bazahigira byinshi byiza, bazahigira discipline, bazahakura ubumenyi bw'igihugu cyabo, bazanahahera bajya gufasha igihugu cyacu. Abo babyeyi rero nibareke rwose abana baze batugane, kandi tuzabafasha kugira ngo tubakuremo abakinnyi b'ejo hazaza. Ikindi, ntabwo nabura gushimira ambasade yacu ihora idahwema guhora idufasha mu byo tuyitabazamo byose. Ikindi nanone, ababyeyi bari hano batandukanye, aya makipe agiye gukina, ni ababyeyi nibo babigizemo uruhare. Abo babyeyi ndabashimira, baba ababyeyi bafashije abana kugira ngo bagere hano bavuye muri Maine, abazaba bavuye muri Austin, ndetse n'ababyeyi ba hano muri Dallas batahwemye kuba iruhande rw'abana babo kugira ngo bakore iyo myitozo, bitegure bagenzi babo. Ababyeyi rwose bashyizemo ubwitange ntagereranywa, ku buryo bakwiye kubishimirwa. Bityo rero turagira ngo n'abandi babyeyi bandi nabo babirebereho, baze dufatanye, tuzamure abana bacu, tuzamure urubyiruko rwacu, twubake isi y'ejo hazaza. Yego, turagushimiye cyane Bwana Eric kuba wemeye kuganira na One Nation Radio. Murakoze cyane.
Reka rero tubabwire ko nshuti bakunze ibijwi rya diaspora ari aha dusoreje, mwumvise iki gikorwa uko giteye, naho kizabera, ariko kandi na nyuma mwumva ko bateganya no kujya mu zindi leta. Kuri wowe rero munyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Dallas, Texas, uratumiwe. Mwabyumvishe, ni ahanyu, amasaha mwayumvishe, hanyuma kandi ubwo muzakitabira, ubwo natwe nk'ijwi rya diaspora na nyuma y'uko kibaye tuzabagezaho uko igikorwa kizaba cyagenze. Mwakoze cyane, nge twari kumwe, nitwa Simeon Muhumuza, mukomeze mugire ibihe byiza.